hari uhaherukaga kuza kundeba ati baba ati pastor aturabona ati imyaka iramaze ati 33 nyigezeho ndatarantetse ati ibintu birakaze ati rwose nsengera iryihuta ndamureba ndabwa ntiwugira amahirwe ufite n'imyaka ingana niyo Yesu yaviriyemo mwisi. Reka tugihagaze dukomeze gusenga. Mwami turagushimiye ko ibintu ubwami bwawe kandi iyo ubwami bwawe buhari ibyo ushaka gukora birakoreka. Turagushimira ko rero duhagaze mu cyubahiro cyawe kandi iyi mitima iri aha hantu turayizana mu bwami bwawe kugira ngo mwami wigaragaze kandi ukore. Reka ijambo ryawe rigira imbaraga niko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Iyo rero ugihaguruka abantu bahagurutse bakoze bya bintu byose hari igihe utinyukagira ubwoba. Twese wo muco wacu. Icya kabiri, Pastor Steven twarabanye imyaka myinshi kera twasangiye itabi. Bwaburara bwose mwumva twabubanyemo. Rero Imana ishimwe ko twese twisanze turi abakozi b'Imana. Hanyuma yari yamaye intego yo kuganiraho namwe. Ariko yaje naramaze gutegura. Nyine niko iyo tumiye umwigisha aba yaramaze gutegura. Iyo umpamagaye ubwo mara icyumweru nsoma nsenga. Ubwo rero ndibuze kureba uko ngaruramo utuntu duke mu byo wavuze. Yavuze ibyo gutegereza Uwiteka, ariko nge mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ntabwo nari nsanzwe ngera hano, nta bindi bidasanzwe narinzi, ariko numvise nyoborwa kuza kuganira namwe ku ijambo rivuga ngo gusobanukirwa Yesu n'imirimo akora. Gusobanukirwa Yesu n'imirimo akora. Imana ishimwe cyane. Nyuma y'umwanya muto maze ntega amatwi numva bandi bigisha abo nasanze hano, ubwo nyine biri buze kuntwara umwanya wo gufata bya bindi byose nkareba ukuntu mbishyira mu cyo twita context muri Bibiliya neza. Rero muri buze kunyihanganira, Pastor Steven yantumiye azi ko icya mbere ubuzima bwanjye bwa buri munsi ni Bibiliya. Buri munsi ni Bibiliya. Ubu mvuga ngendanye na Yesu imyaka 19. Mu myaka 19 maze gusoma Bibiliya guhera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe inshuro 27. Buri mwaka ni itegeko. Iyo ntayirangije ndihana, usibye ko bitari byambaho. Ni itegeko. Abantu bankurikirana buri munsi ntegura inyigisho ya buri munsi kandi nkayitondeka mu buryo buri theologike, mu buryo busesenguye neza ku buryo ushobora gusobanukirwa. Apana nyine kwa kundi umuntu abyuka Imana yambwiye, ariko Imana yaravuze. Haleluya. Rero ndi umupastori mu itorero Anglikane ry'u Rwanda. Ibyo yavugaga bya Rutayisire niwe wandeze. In fact natinze kubera ko nari mfitanye inama nawe. Niwe wandeze nza muri Kigali. Hanyuma ikintu cya mbere cyanteye umwete nuko nasanze ari umusomyi wa Bibiliya akunda kuyiga, nanjye nkomerezaho. Rero ndi umwarimu muri kaminuza, niko kazi ka buri munsi, ariko ndi n'umupastori uyoboye itorero paruwase.
nkorera umurimo ahantu yitwa i Kanyinya uzamutse hejuru mu rwego rw'itorero. Ndi umugabo, mfite umugore mwiza cyane, nkunda cyane, nawe ubwe mubonamo igitangaza cy'Imana. Tubyaranye abana 3 n'undi uri kuza, umuhungu n'abakobwa b'impanga, hanyuma n'undi musore nawe uri mu nzira ze. Abo nabo ni ibitangaza by'Imana. Mvuze gutyo rero kumva ibyo byose ubwabyo ni imirimo y'Imana. Njya mbwira abantu reka mbabwire, ubanza ari nta kindi kintu ntegereje mu isi. Hari umuntu mu minsi yashize uheruka kuza turasengana, arangije arampanurira, uzajya muri Amerika, uzagira uti ndabwi ibi mbifate nk'ubuhanuzi, mbifate nk'iki? Kuko Amerika ntabwo ngikeneye kujyayo. Nizeyo, nakoreye, njyayo kenshi nkagaruka, ntabwo nkeneye ko umuntu aza kumbwira ngo uzajya muri Amerika. Ndamubwira nti rero njye ubanze ubuhanuzi nsigaje ahari ni ubwo kujya mu ijuru, ubwo nibwo nkeneye, kuko mu ijuru ku isi ahubahwa ni muri Amerika narahageze. Ubu rero biravuga ngo numbwira umbwira ibyo kuza. Ubu rero nkeneye kumva ibyo Yesu akora mu buzima buhindutse, nibyo nkeneye. Haleluya. Tugiye kumva rero uburyo ibi bintu mvuze mu magambo make ari byo Bibiliya ivuga ubundi. Haleluya. Turambure Bibiliya zacu, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 11, turi buhere ku murongo wa 20. Ahantu tugiye gusoma cyangwa inkuru tugiye gusoma cyangwa inyigisho tugiye gusoma, Yesu yahaye abantu b'i Korazini n'i Betsaida. Imbere yaho Yohana yari amaze gutuma kuri Yesu, kubera ko yaramubatije, abona na konfirmasiyo yuko ari we mwana w'Imana ugomba kuza mu isi. Ibimenyetso byose arabibona. Bukeye bamujyanye muri gereza. Ajya muri gereza. Ageze muri gereza akumva imirimo barimo, Yesu arimo arakora ibitangaza. Harya buriya kubera iki bitatangirira kuri njyewe ngo amutumaho? Atese ni wowe cyangwa dutegereze undi? Noneho Yesu arangije asubiza abari baje kumubwira cyangwa kuzana ubutumwa bwa Yohana. Arababwira tumva rero mugende mumubwire ibintu bibiri. Mumubwire ngo abakene barimo barabwirwa ubutumwa bwiza. Haleluya. Noneho nyuma y'ubutumwa bwiza ibitangaza birimo birakoreka, ibintu bibiri. Haleluya. Ubutumwa bwiza n'ibitangaza. Amina. Noneho rero amaze kubivuga, arangije hepfo 16 mbere yuko tugera kuri 20, arangije yitegereza abantu. Mu by'ukuri ibyo avuga byose nta na kimwe batabonye, sibyo? Ibitangaza barabibonye, ijambo bararyumvise, ariko baracyagaruka kuvuga nkaho batigeze bagira ikintu na kimwe bumva mu by'ukuri. Arangije aravuga ngo ariko abikigenda bagereranya n'iki? Bameze nk'abana bato bicaye mu maguriro, bahamagara bagenzi babo bati twabavugirije imyironge ntimwabyina, twaboroze ntimwarira. 18 kuko Yohana yaje atarya atanywa, bagira bati afite dayimoni. Umwana w'umuntu aje arya anywa, bagira bati dore iki kirura cy'umunywi w'inzoga, inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Murimo murumva ishusho bari guhereza Yesu na nyuma y'ibitangaza byose yakoze?
biratangaje. Uyu munsi nibwo buzima abantu barimo. Buriya Yesu n'uyu munsi agarutse yavuga ati abantu basa n'abari mu maguriro. Buriya rero abagore ni urugero rwiza rw'iki kintu. Umugore ashobora kujya mu isoko agiye kugura dodo akajya ku nyanya akabaza igiciro cyazo. Abagore ndababekera. Yava ku nyanya akajya kuri karoti kandi agiye kugura iki? Dodo. Nta gahunda n'imwe afite kuri ibyo byose. Ajya ahantu agiye kugura agatenge, agiye kugura kandi reka tuvuge ka 15 ka 20. Niba hari na za superi z'150 nazo arazibaza igiciro. Buriya ingorane tugifite mu gusobanukirwa Yesu nuko tugikora ibintu nk'abari mu isoko, no kumwumva tumwumva nk'abari mu isoko, bigatuma kumumenya bigorana n'ibitangaza bye ntibikoreke, kubera ko utari wamenya nyirizi nukora ibitangaza ibyo akora ntabwo wabisobanukirwa. Hanyuma rero 20 ngo maze atangiriraho gucyaha imidugudu iyo yakoreyemo ibitangaza byinshi kuko batihannye. Ati Korazini uzabona ishyano, Betsayida uzabona ishyano, kuko ibitangaza byakorewe muri mwe. Iyaba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni baba barihannye kera, bakambara ibigunira bakisiga ivu. Ariko ndababwira yuko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyanyu. Buriya rero abantu bari mu isoko nyine bya bindi twavugaga, hari ikindi kintu baba bafite. Iyo umuntu aguze ikintu, kuko abareba kuri mugenzi we, umuntu yaguze dodo, nizo twatangiyeho urugero, dodo we barimo baramuca 200, ahita areba ku ruhande, uriya wari kwishyura ngahe? Abagiyemo siko bigenda, uriya wari kwishyura ngahe? Nubwo yaba yamaze kwemeranywa nawe akabona uri ku ruhande yayiguze 150, ahita yagabanya. Ibyo Yesu rero hano ari kuvuga ni iki? Guhindukira agacyaha ahantu yabaye cyane ni igisobanuro cyane cy'ubuzima uyu munsi turi kubamo. Betsayida inkuru zaho za mbere niho hantu Yesu yagaburiye abantu 5,000. Umuntu witwa Petero na Andereya na Yohana bavukaga i Betsayida. I Betsayida niho Bariteromayo yahumukiye. I Betsayida niho hantu Yesu yibanze cyane. Kubera iki? Kubera ko ishyaka ryariho icyo gihe ry'Abayuda niho ryashingiwe, niho ryakomokaga, kandi bariya bizeraga ari uko babonye ikintu kidasanzwe cyakoretse. Ariko Yesu ikibazo afite ni iki? Nuko n'ibyo yakoze n'uburemere bwari bufite ntabwo bigeze babyizera. Kubera iki? Kubera ko Yesu natireye n'uwo ari we byarabagoraga kwemera ibitangaza arimo gukora. Bizeraga ko Mesiya azaza ari umuntu w'igitangaza w'amapinya. Nigeze kureba igishushanyo kimwe, umugabo umwe mu bahanga b'Abayuda warize ibintu by'ubugeni yashushanyije Mesiya ko yamutekerezaga. Ikigabo cy'ibipinya bigeze hano n'amatuza, kikije ya kigisore, gifite inkota kiyimanitse gutya,
gifite n'ingabo hano bateye icumu rifasheho. Iyo niyo yari ishusho. Turaza kureba dusange natwe ari iyo shusho tubonamo Yesu tunamutegerezamo, kubera ko yaratwibwiye, yatwibwiye uwari we. Haleluya. Nimwumva Yesu uwari we neza, very simple, ni ibintu byoroshye. Buriya mfite abantu benshi bambera abagabo. Njyewe mwizwa nakijijwe mvuye ahantu horoshye cyane n'amateka atoroshye. Ntabwo twabanaga na papa, yari yaradutaye, yari yaragiye ku wundi mugore, bituma ubwo njya mu itabi n'ibindi nkiri umwana muto, ndi gushakisha uko nshaka ubuzima. Noneho itabi ringiraho ingaruka n'ibindi byose naciyemo, yewe ngeraho kurwara, mera nabi, ndapfa. Mu rugo bategura gushyingura, nari napfuye byarangiye. Dore murumuna wanjye nuriya hariya wicaye hariya. Noneho igihe nagarukiye, kubera ko Yesu yansanze iyo narindi, arangije arambwira ngo napfiriye abantu, mubona apfiriye nawe urimo, ntuzongere kubihakana, uzabibwire n'abandi, ngo kuko nagarutse mu buzima. Ngarutse rero nagarukanye bya bintu bine mu mutwe. Yesu yarapfuye kandi yapfiriye abantu, mubo yapfiriye nanjye ndimo, ngomba kubyamamaza. Nyizwa mfite ishyaka ry'ubutumwa bwiza, ntabwo nigeze nsengera amazu n'amamodoka n'ibindi. Nababwiza ukuri mpagaze hano. N'uyu munsi biramfasha mu murimo w'Imana, ibyo nta mwanya mbifitiye, kubera ko icyo ntegereje ndakizi. Pawulo yarabivuze clearly, iby'amaso yacu atigeze abona, ibyo atari yabonaho, iby'umutima wawe utari wategereza, ibyo nibyo Yesu ngo yateguriye abamwizeye. Yesu rero ikibi tumugira cheap, tumugira uworoshye, tukamushyira mu mamodoka, tukamushyira mu mazu, utwo tuntu duto umuntu uri kurebera muri utwo, ubwami bw'Imana arabubura. Nge rero muri icyo gihe ntabwo narotaga. Reka mbabwire isengesho nari mfite rine. Bwa mbere ntangira kwiyiriza amasengesho y'iminsi 7 narya ntanywa, nasengeraga umugore. Nakuze mbona mu rugo barwana, ibintu bimeze n'aba ari umuriro, nkavuga nti Imana, ntabwo nshaka urugo rw'umuriro. Nababaye imyaka myinshi, ntabwo nkeneye kongeraho n'indi myaka y'umuruho mu rugo. Ibyo kandi nabisengeraga ntari nasobanukirwa imigisha Imana ihisa mu rugo. Ntabwo nari ndabisobanukirwa. Icyo Imana ishaka gukora cyose, icyo ishaka gutanga, igitangira mu muryango. Basore namwe bakobwa, uyu munsi murimo guhubuka mu gitondo, kubera ko abantu nyine bari gusezerana bubatse amazu. Ubwo amambera hari uhaherukaga kuza kundeba, ati pastor, turabona ati imyaka iramaze, ati 33 nyigezeho, ndatarantetse, ati ibintu birakaza, ati rwose nsengera iryihuta. Ndamureba, ndamubwira ntiwugira amahirwe, ufite n'imyaka ingana niyo Yesu yaviriyemo mu isi. 33 Yesu yaragiye, nawe urimo urarira. Sarimana yaramuretse aragenda, agera muri za 90, ati fata umwana. Undi 33 ati pastor, ndashaka isengesho ryihuta rijya hagana he, rijya kwanda. Ubwo aho niho ndi bugarukire bya bintu byitwa gutegereza.
hano bameze nk'abari mu maguriro pe, kubera ko abakozi b'Imana benshi dufite uyu munsi bakorera Yesu ariko ntabwo bakorana nawe, kuko ntibamuzi. Yesu azi buri muntu wese, haleluya. Uwo uri we wese arakuzi, ariko twewe tugira ikibazo cyo kumenya no gusobanukirwa Yesu. Kubera iki? Kubera ko ari we ntabwo twabyakira. Yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira akora iki? Yikorera umusaraba we, hanyuma narangiza nkurikira. Ibyo biravuga ngo gukurikira Yesu wamaze kugira ibintu ujugunye. Impamvu tumeze nk'abari mu iguriro nuko uyu munsi umuntu arashaka guterura ibintu bye byose, umwanda wose n'ibindi byose akabiterura ngo reka mbigendane kwa Yesu. Nibyo Yesu aroza, ariko yoza umuntu wamuzaniye ashaka ko amwoza. Umuntu wamugezeho ashaka ko amuhereza kandi anikoreye na bya bindi. Reka nkubwire kwa Eri, nakubwira ngo kwa Eri, kimwe mu kintu kiri gutukisha umurimo w'Imana uyu munsi nuko abantu benshi Yesu bazi siwe Yesu nyirize. Paulo yigeze kwandikira ab'Igalatiya, arangije arababwira ati bimwe mu bintu bintangaje binteye n'ubwoba nuko abantu cyangwa mw'ab'Igalatiya mwizeye undi Yesu. Muzi ko abantu baza mu rusengero bakicaramo, wabahamagara bakabyina n'umuziki mu mitwe yabo, afitemo imiziki yo kwa Kitoko no kwande ari muri bakubitemo umuziki, ibitekerezo byo mu kabuwate bya nimugoroba bikaza, yarangiza akaba ariyo ritima ari kugenderamo. Ntabwo ahari, ariko ari kubyina mu rusengero, ari kubyinira aho atari. So agashiguka yumvise nk'akantu k'ubuhanuzi kegutse, yego ndakiriye Mana. Wakiriye iki? Hari umuntu nigeze gusura, noneho anyereka ikayi, urukayi runini rupima amatoni. ati dore amasezerano y'Imana yose Imana yambwiye ati nta na rimwe irasohoza. Ndabaza nise mbwira Imana niyo yakubwiye ngo wandike, wavuganye nawe ijya kwandika? Niyo yakubwiye ngo wandike? None se yakubwiye igihe ayo masezerano reka tuvuge twemere kubwo ari Imana, yakubwiye igihe ayo masezerano azasohorera? Ati Imana yarambwiye ngo ni vuba. Ati igihe yarambwiraga ngo ni vuba, ati ubu rero ati imyaka irashize pastor. Ati nawe reba iyi kayi, ati reba wigeze. Ndamubwira nti Yesu yandikishije iki gitabo kino mubona. Iki gitabo uramutse usomye ibice 3 buri munsi warangiza umwaka ukirangije. Ndamubwira nti reka nkubwire, iki gitabo buri munsi gifitemo isezerano ryawe, buri munsi. Haleluya. Buri munsi gifitemo isezerano ryawe. Uzi aho gitandukaniye n'ibindi? Nuko cyo gihita kikubwira nuko iryo sezerano rizasohora, kubera ko kikwereka inzira uzacamo kugira ngo risohore. Abantu rero benshi babitse ibyitwa amasezerano adafite detail yuko bizakoreka naho bizaca. Murimo murabyumva? Ariko reka mbabwire, igihe cy'Imana buri gihe ni nza, kandi nza irangirira no mu ijuru.
abantu bamwe mu bo twitwa intwari z'ibitangaza zabayeho mu mateka ya Bibiliya. Haleluya. Abo twita intwari zo kwizera, muzasome Abaheburayo igice cya 11 n'icya 12 muzabireba. Muzi uko ngo babagaho abo bantu. Reka mbibasomere. Reka mbibasomere. Ariko icyo turi kuganira ni ugusobanukirwa Yesu n'imirimo ye disi, sibyo? Haleluya. Imirimo ya Yesu irenze ibyo tubona buri munsi. Nabibabwiye, imirimo ya Yesu iragenda ikagera aho tutareba n'ibyo tutari twabona. Ibyo biravuga ngo igihe cyose utegereje Yesu ugomba kumutegereza uhanze amaso mu ijuru. Haleluya. Igihe amaso yawe wayarebesheje hano uvuga ngo utegereje Yesu, hano ubuzima burahinduka mu gitondo na nimugoroba. Kandi reka mbabwire, ubu ni ubwami bwa Satani. Aho niho Satani akorera imirimo ye, ntabwo yayikorera mu ijuru. Mu ijuru yariruka. Hano ubwami bw'Imana buhakorera mu buryo bw'umwuka, imirimo yayo ikagaragara ifatika. Ariko ubwami bw'Imana bugaragara mu buryo bw'umwuka. Haleluya. Hano rero ni isibaniro rya Satani n'abadayimoni. Paulo yandikiye Abefeso arangije ababwira uko bakwiriye kubaho mu bihe biremereye. Muzazo mu gice cya 6 avugamo urugamba turwana urwariro. Reka nkubwire ngo urazengurutswe, nta nubwo ukeneye ko abarozi baza. Reka shwida abarozi ni toto. Abarozi byonyine ibyo bakoresha, ushobora kuvuga ngo mu izina rya Yesu, simple. Uko izina rya Yesu nizo mbaraga z'Imana, ngiye kubigeraho. Ariko reka mbabwire, abo turwana nabo ngo ni imyuka ya hariya hejuru. Satani amanuka mu isi, hari igice cy'abadayimoni cyamanukanye nawe, aho kugira ngo kimanuke kiza kubona ko kibeshye. Atereka shwida, banza dukoze ikosa. Iyo myuka yasigaye mu kirere. Uzasenga hariya, iyo illustration tuyizi mu gihe cya Daniel. Daniel yarasenze yiyiriza ubusa. Marayika agiye kumubwira, amubwira ati reka shwida, ati from day one, umunsi wa mbere ugisenga twohereje ibisubizo. None byagenze gute? Bati twatangiriwe n'imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi muri icyo gihe. Ibyo bisobanura iki? Ni imbaraga z'umwuka zitagaragara, murimo murabyumva, ariko zikoresha imitwe n'ubwenge bw'abari mu isi. Satani najya kugira icyo yangiriza ku buzima bwawe, ubundi abanza gukoresha udutego tworoshye. Ni umuhanga, ntabwo ashobora kuza ngo akwiyereke. Nashaka kugutera ubusambanyi, azazana agakobwa hano muri worship team, akabwire ngo ewa ujye wambara uzamure kuri ugire, hanyuma nujya ubona tuvuge pasiteri cyangwa uriya mucuranzi cyangwa nde n'abandi gutyo, we ujye ubyina umwegera, nyine uri kuzamura unazamure gutyo umwereke. Ibyo bita byangiriza mu bwongo. Satani abicura gake. Yarangiza ubutaha akazamuzana, atari ko ati genda ujye kumuzoza, atari kumuhobera. Umuntu wazanywe na Satani ugira ngo guhobera se haba harimo ibindi? Satani aragenda agashyiramo amashanyarazi kabisa, wahobera
ukumva umuriro uragukubise. Ntabwo ashobora gupanga umupango w'umunsi umwe, no, abanza gukoresha yasi y'umwuka, akabanza agafata ibitekerezo byawe mu buryo bw'umwuka, ejo mu gitondo akakubwira ngo urabizi nyine urabona wafungura telefone, ibi ni ibintu byoroshye. Telefone buno Satani azi no gupanga, ni mapanzi. Iyo ufunguye uri online telefone, igihita kizamo, urafungura ushaka tuvuge amakuru, hari gitifu w'umurenge wo kwa kanaka wafunzwe. Ikirahita gikurikiraho ni abakobwa bambaye ubusa. Urabyumva? Cyangwa umusore nyine wakuyemo hejuru wareza amatuza agize hariya, kubera ko azingwa ngo abakobwa n'abaki umunsi ngo basigaye babyiruka, ngo basigaye babireba ibyo. Ibyo cyakoze aroza ubwonko akigendera, atariko birarangiye, nta kibazo. Ejo ukongera ugafungura, ubukurikiraho uzajya kuri Facebook usange bashyizeho noneho agafilime gatoya, umukobwa n'umusore basomane birangire. Urabyumva? Ntabwo azahita kwereka ngo ubutaha kandi gafilime noneho baryame bajye mu gitanda. Uko niko ari kubwira ibitekerezo ati urareba biriya bintu, urareba uriya mukobwa, urareba uriya musore, abizane bize gake. Uko rero bigenda byinjiramo, imashini ibidiritinga yonyine, dore niyi, kugira ngo bisohoke mu mutwe. Ntabwo bisaba babandi bitwa aba psychologist, babandi nyine baza bo ntago babishobora. Barazo kicara ukabaganiriza bakakubwira ibindi, nibyo nta bindi. Biriya kugira ngo bivemo bisaba ko umutwe wawe ugira icyuma cyitwa delete. Abazi imashini ibi bintu barabizi. Ibintu byamaze kuba byinshi mu mashini, hari bimwe ugomba gukanda buto delete bikagenda. Kugira ngo binagende burundu ukabisanga no muri recycle bin, nawo delete ugakuramo. Kandi deleting button dufite ni iyi yonyine. Uko rero utinda muri rya jambo niko rigenda rideleting uwo mwanda muri wowe. Icyo rero Satani agenda akora uyu munsi ni iki? Aragenda akazana izi za social media, ukabona hajemo ibiganiro basabe bacita babande kabisa. None haje na babande muzi sinde bavuga se icyo cyanzanye. Abantu bari kuvuga nothing, ntacyo bari kuvuga mu bwami bw'Imana. Bari kuburana kanaka, urabizuriya yagiye abakagira, ukabitega amatwi ukagira, kandi Satani wari kuri misiyo arimara gutesha umwanya. Uzasa n'uwo wumva. Haleluya. Yesu yabanye n'abigishwa be. Ngeze mu kindi gika. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14. Turi busome duhere ku murongo wa mbere. Niko nge mbigenza, ntabwo nshobora kwemerera abantu gusoma akarongo kamwe ngo bagende, ntabwo bishoboka. Akarongo kamwe ushobora kugakoresha icyo ushaka cyose. Cumi na kane, duhere ku murongo wa mbere. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyo abadahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo.
kandi aho njyana inzira murayizi. 5, Toma aramubwira ati databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Muzi ikintu gitangaje, iki kibazo Toma ari kubaza, ari kukibaza umuntu bamaranye imyaka 3. Kubera ko hano mu gice cya 9 Yesu ahita agiye i Yerusalemu, already ageze igihe cyo kujya kubambwa. Imyaka yose yamaranye nabo kugeza kuri uriya munota. Muzi uko aba bantu bigaga? Aba bantu bigaga ibyo twita 24/7, bigaga amanywa nijoro, kubera ko bagombaga kumva amagambo ya Yesu ku manywa n'andi masaha, nimugoroba bakajya gushyira mu bikorwa. Yesu niba yavuze gusenga ku manywa, nimugoroba bitegure ni overnight, ijoro ryose nta gufunga amaso. Buriya zimwe mu ngorane turimo kugira nuko abantu bari kwigira ku bantu batigeze babona bakora. Abakozi b'Imana na bagenzi banjye hano rwose, kirazira Yesu ntabwo yigeze agira ubutumwa, ntabwo yigeze agira ubutumwa bubwira abantu ku magambo. Nibyo tugiye kureba hano, ni ibintu bibiri. Wumvise ubwo wamaze kumva, reka imirimo igaragara. Haleluya. Imirimo rero, kumenya Yesu bigaragara mu byo dukorera hariya. Ntabwo kumenya Yesu ari hano mu rusengero twaje kubyina twavuze ye baba we, abafarisayo bahoraga mu rusengero. Ugira ngo mwabageraho mwe, ndakura ye baba. N'uyu munsi nta torero ndabona rimeze nk'irya gifarisayo. Bo baratangaga, bagatanga ngo nisogi nagasogereze. Niba agiye gusoroma utuboga hariya agakuraho agatanga 10. Murimo murabyumva? Iminsi 2 muri buka umufarisayo arangije aragenda ngo agiye nyine kwirata imbere y'Imana, kuko bagiye gusenga. Iyo ni inyigisho Yesu. Umufarisayo arangije arurira arazamuka ngo ajye hejuru no ku musozi, kuko mu gishushanyo iriya kumvwa n'Imana byaravugaga ngo jya ahantu hirengeye. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera yemwe no mu bishya na Yesu yajyaga kubwiriza, yajyaga ahantu hirengeye kugira ngo babone koko ibyo ari kuvuga atari ibyo mu rwihisho. Ngo aragenda arurira ajya hejuru, aturabizi ati rero Mana, ati reka nkubwire icyambere, buri cyumweru niyiriza iminsi 2. Niko bari bameze, nta mikino bagiraga. Bariya bo warabihanirwaga physically mu buryo bufatika. Niyo mpamvu bagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo iminwa ibigaragara ko yiyirije. Niba atabibona urasobanura ni gute uri mu ishyaka ry'abafarisayo ukaba utiyirije iminsi 2 mu cyumweru. Urabyumva? Noneho amategeko babaga bayanditse no ku nshondano zikaze. Uzi imyenda bambaraga babaga bayikoreye hano mu gatuza, icyo bita gufasha. Bari babizi ahagaragara, barabitangaga. Ariko Yesu ahingutse arangije ngo arabitegereza, abo bantu basa nande? Ariko muravuga ngo muri abana b'Aburahamu? Uwaza n'Aburahamu ko kubanza atama bamenya ko ari nta sano n'imwe mufitanye. Ubu nibwo bwo bansigaye ngira. Uzi ko uyu munsi ushobora kugarura Yesu yarangiza akanyuza amaso mu bantu ariko ntabwo nigeze ngira abantu bameze barya ngiye. Ubwo ayo masezerano bafite bayakura he? Kandi ngewe ari ntaho nahuriye nabari ntaho nziraniye. Imyaka 3 Toma aracyari kubaza ngo ariko iyo nzira twayibwirwa n'iki? Kandi yarabagaburiye bararya barareba. Murimo murabyumva?
ababwira imbere yari amaze kubabwira ati burya rero ubonye data aba yambonye, kuko njye na data turi umwe. Murimo murabyumva? Yari yarabibwiye mu buryo bushoboka, ariko kubera ko ibitekerezo byabo byari ahandi hantu, kugeza ku munota wa nyuma baracyabaza ngo urinde. Muzi ikintu cyari cyarabamaze? Ni cya gishushanyo cya Mesiya. Bajya kureba Yesu, Mesiya twamwumvise, iya niwe, naza azahita afata ubwami bw'Abaroma buduhereze mu biganza. Batangira kwigabanya n'imyanya, barayifata sha. Yohana na Yakobo boshya nyina, bati genda ariko ujye kutubwirira Yesu. Kubera ko muri kiriya gihe umugore yari igitangaza. Mujye mureka za stories zindi, ntago ndi bivuga, ariko nari kubabwira akamaro k'umugore mu muco wa Kiyahudi, usibye biriya bintu byanditswe. Aragenda ngo arapfukama, arangiza ati mwigisha, none sibye ko yanamwise master. Master biba birenzeho umwigisha ho gato. Atariko wanyemerera umunsi uzagera muri bwa bwami bwawe, umwe akajya iburyo undi akajya ibumoso? Muri kiriya gihe iyo umwami yasohokaga agenda imbere y'abantu, yabaga ku ruhande akikijwe n'umukuru w'ingabo zose, ku ruhande akikijwe n'umwiru mukuru. Uyu munsi ubwo wamwita nde? Ntabwo nzi icyo wamwita. Umwiru mukuru ni ukuvuga ngo ubwami bwa gisivile n'ubwa gisirikare babusabye kare bujye mu muryango umwe di. Abandi ni 12, ariko abantu 2 ngo bikuri bibiri ubwami bwose. Yesu arabareba ati sha mwanyitiranije, muhumure sha muzahicara tu. Igikombe nzanyweraho namwe muzakinyweraho. Witeguye kunywera ku gikombe Yesu yanywereyeho se? Imigisha yituruka muri icyo gikombe. Haleluya. Hari abasore baza mu gitondo ati ndashaka kabisa kwigisha nka Cedric, ndashaka kubona doktora, ashaka bya bindi byose akabitonde, kuko mureba imyaka 19 ngewe nciyemo, usibye n'iya mbere uwayigutereka bakayikuzanira ngo yifate, wahita ubwira ngo Yesu subira n'ibyawe. Ubwo niba ubishaka kuba ko baguterurane n'ibyo naciyemo babiguhereza. Ubu butumwa bwiza nabufungiye ngewe inshuro zirenga 3. Nza muri Kigali banyitaga ngo mugoye, nyine nk'uburyo bwo kumbyinagiza, kunkubita hasi, ko ari nta jambo ufite. Njyana nyine ahantu hasengeraga abaministeri i Remera hariya mu Giporoso, mubona icyo giheho kabisa leta yose ni nkaho yateraniraga. Umwana nyine wiviriye ubwo, ariko ufite Yesu. Navuga Yesu ati uyu mwana atari kuri mugoye. Mugoye iri imbere, mugoye shawe, nkakora umurimo w'Imana ariko bakubitaho mugoyi, nkumva kanuka Mana w'ubugoye koko, se nanjye nzajya kwiga indimi z'abandi kugira ngo nimugoyore. Urabyumva? Njya gusenga, Imana nuko ari agasuzuguro. Imana irangije irambwira ati ariko reka twumvikane, iyo ushaka Yesu muravugana, kandi yazi koko ari ushaka muravugana. Haleluya. Ubwo kwa kumugoyora arangije arambwira ati reka tubwizanye ukuri, ntabwo uri mugoye. Ntabwo uri mugoye. Urumva igisubizo cy'Imana?
ntabwo uri mugoye, ntindi mugoye. None se ubwo ni njye wisi igicucu wakugize mugoye? Mbishyize mu bwonko koko Imana ntabwo yakoze amakosa. Urabyumva? Icyo kintu nyine nari ntangiye nyine nangereka nige twakundi bavuga, kwakundi bagerageza bakagira, kuko n'uyu munsi aho ngiye hose bahita bambwira sha Ewana wowe aho uvuka turahazi. Icyo gihe rero Imana irambwira ngo nibakubwira uwo uriwe ukabyemera, ubwo uzaba wemeye njye, kuko ari njye wakugize uwo uriwe. Ibyo ni njye besha icyubahiro, si wowe. Guhera uwo munsi najya no kubwiriza ubutumwa nkabiheraho. Ni njyewe nitwa Cedric Mugoye. Cedric Mugoye, reka nkubwire baracecetse. Uko wowe ugenda wanga ubuzima Imana yaguhaye, uko wanga kwikorera wa musaraba, umenye ngo uri muri kururira isi kukugira undi. Kandi iyo wamaze kuba undi muntu, Imana ntabwo ishobora kuza gukorera mu muntu itaremye umuntu wamaze kwihakana, wowe wiyihakanye. Ibyo biravuga ngo n'Imana wayihakanye. Buriya ingorane isi iri guhura nayo n'abantu bari kubigenderamo batabizi. Ni ibi bintu isi iri gushaka gufata ibintu Imana yaremye yarangiza ikabicurika. Noneho yarangiza ikazana Satani akabeshya n'abantu bo mu rusengero ati mwe mubyeze mubigira ibisanzwe nta kibazo. Wajya kuri za YouTube ugasanga abagore buzuyeho bari kuvuga iby'ukuntu gutandukana ari ibisanzwe, divorce uburyo ari ibisanzwe, uburyo ngo urumva ngo kwisindira ngo kagira ute ngo ni ibisanzwe, ngo nukumva ngo kavuri, ngo no mu rusengero wafite roro ngo n'abapastori barabikora. Abapastori bafite undi basa nawe. Nubona basa n'uwo uzagendana n'iyo shusho. Ibintu birumvikana. Njye ntabwo nkeneye kuvuga za haleluya nyinshi kuko turi kwiga. Haleluya. Reka nse nugera ku musozo bantu b'Imana. Ijambo ry'Imana rifite ubutwaro bwaryo. Ntabwo dukeneye kuri pfundi bipfunsi ngo twigorore twigire ute kugira ngo ryumvikane. Rifite imbaraga sha. Paulo yaravuze ngo ubutumwa bwiza bufite imbaraga zifata umuntu zikamujegeza. Haleluya. Iri jambo Imana yavuze gusa ngo isi n'ijuru bibeho gusa. Isi n'ijuru ndavuga ngo bibeho. Reka mbabwire rero, ahantu habaye imbaraga ziremereye ku Mana mwakagombye guha agaciro. Imana ibindi yabiremesheje ijambo, igeze ku muntu irakorakora, irabumba, irahaguruka. Murabyumva? Irahaguruka. Ntabwo ndi buvuge ngo yari yicaye nk'umuteoloji iyo kirazira. Aho yari iri hose irangiza iravuga ngo uyu muntu kubera ko ari we representa wanjye, ari we uzahagarara hariya ibyaremwe. Paulo yaravuze ngo ibyaremwe ndetse n'abamarayika abo bose ngo bafite amatsiko yo kuzareba njyewe nawe. Iyo wasobanukiwe Yesu n'imirimo ye, abamarayika baricara bakazenguruka bati uyu muntu bumva batabyumva. Kubera ko turi ahantu haremereye hakorera imbaraga zigeze gutera umuvurungutanyo mu ijuru, intambara iravuka mu ijuru, twe turahari wa muriro tuwicayemo.
rero inzira yonyine dufite niyo kongera kwemerera Imana guhaguruka igatangara. Muzi ko umuntu wemeye Yesu, umuntu wumvise Imana uko ivuze n'uko imeze, uwo muntu ngo niwe wenyine utangaza Imana. Haleluya. Ibyo rero nibyo bitangaza ubundi Bibiliya ivuga. Igitangaza cya mbere Yesu yifuza ko njyewe nawe dutekerezaho, ni igitangaza cy'ubuzima buhindutse muri Yesu. Buriya ikintu kinini cyazanye Yesu ntabwo ari ugukiza abarwayi, kubera ko n'abaganga barahari babakiza. Murimo murabyumva, n'icyo gihe bari bahari. Icyazanye Yesu ntabwo ari ukutwubakira amazu n'ibindi, ahubwo biriya bindi turi kuvuga biza nk'ishimwe, biza kugira ngo nubireba uvuge ngo burya Yesu ariho. Ni ukuvuga ngo amaso yawe mu gitangaza nareba Yesu. Ariko inshuro nyinshi nibe iyo umuntu aje gushima Imana ashobora kuvuga amasaha 3, avuga urabizi nagiye hanakoze ibi akabitaka. Nibyo nahoze mvuga ntangira ni mwaka byarimye y'abantu batangiye kumvuga ngira ubwoba. Buriya rero iyo nza gutangira kwa kundi nkashyira hariya nifuza amasaha yashira, kuko mfite save irenga page 8. Urabyumva? Irenga page 8. Ariko nta gihe uzumva ibyo bintu mbihagararaho mbivuga mbyego. Ntabwo nkeneye ko ibyo bintu bimenye, kubera ko Yesu ndimo aramenyekanisha. Haleluya. Bakobwa beza, reka mbabwire, iyo wamaze kwinjirwamo na Yesu ntabwo ukeneye ko ahindura isura cyangwa ngo akwambike ubusa. No, arakwerekana, aragupresenta. Haleluya. Burya ibyo bindi byose muba mukoze muzi ingaruka bigira, nuko bibakururira ibyonnyi hakiri kare. Ukarwana intambara utakagombye kurwana nazo, ugahura n'abasore nka 20 b'abahehesi, babonye amaribori, babonye uduki twose batubonye, bose bahehesi bose. Ibyo byifuzo byabo witeguye kwihitiramo umwe. Urabishoboye? Rikajwi da ntabyo washobora. Izo si imbaraga z'umuntu. Kubera ko ari benshi rero amaso ahita kwereka bya bindi twahanzeho amaso. Afite imodoka, afite inzu, yampaye telefone, ubu zigezweho nizihera. Dore ikigusetsa, reba ahantu hose nagiye nta nubwo menya na za telefone zigezweho. Uko ndeba uko mwene muzehe. Ariko mbaze ikigezweho mu ijambo ry'Imana nzakubwira. Amambera abiwanjye baheruka kunseka, ndagenda nkigurira inkweto nyine mbonye mwene muzehe. Urabyumva? Bankorera inama bati inkweto ni ugomba kubihindura. Umuntu ujya ahantu hose hindura imyambarire. Ubwo Manu na madamu n'abandi bankorera inama. Nigiriye mu ivugabutumwa i Burundi nsanga baguze bashyize hariya, bati reka ujye ureka kudutera isoni, ibikubwira ngo njyewe nambara icyo nambara ntabwo uzabura kuntumira Steve. Njya naharenze hano, atari uko nagize uteni nikayireka shwita nambaye ishati. Abantu baheruka kuntumira njyayo niyambariye agashati gasanzwe k'amaboko hariya, baranyitiranya baranyoberwa. bati dogiteri batari hakane barashakisha niyicariye. Umuntu wari undi ruhande kubyizera ko ari njyewe biramugora, ariko baranshakisha kubera ko ikindimo kibatera kunshakisha.
ntabwo nkeneye kubanza kwimasika no kwambara ibiki n'ibiki ngo banshake. Yesu ndimo afite byose. Ntibyarangiye baje kunkura aho narindi baragenda. Baraza nicara ona nicaye bakareba ne hari ntuyu se. Imana ishimwe cyane. Iyo wamaze kubona Yesu gutyo agira imbaraga muri we, ibitangaza ubona si uko bya bindi byose byasohoye. Ibitangaza ubona ni uko wowe uri ikiguzi cy'Imana. Umucuruzi iyo agiye gutangira business abanza gushaka icyitwa iki? Kapito, igishoro. Haleluya. Imana ijya kurema ibintu byose mu isi yabanje gushyiraho igishoro. Igishoro ni njye nawe. Bwira mugenzi ngo wuri igishoro cy'Imana. Ibyo biravuga ngo rero niwe gitangaza isi ifite. Mwabyumvise ra? Mwabyumvise? Ni wowe gitangaza isi ifite. Ibyo biravuga ngo Imana nijya gukora ibyinshi, Imana ikora inabikora ibiducishijemo. Muzabire ibyo ahari Imana niduha ikindi gihe tuzabivuga aho Imana icisha imirimo yayo. Haleluya. Ni ibintu bibiri rero twumvise. kugira ngo ubeho ubuzima ubone ibitangaza by'Imana, ni ukubanza kuyisobanukirwa. Haleluya. Kandi twavuze ngo Imana ntabwo yitiranywa n'ibintu. Imana irenze ibintu kuko yarabirema. Haleluya. Nureba Imana ukayirebera mu bwami bwayo, ukireba mu ijuru wicaye kuri wa munsi, umunsi wabuze inzu, umunsi bakwirukanye, umunsi wabuze akazi, uzireba wicaye hamwe n'Imana mu ijuru, ntabwo uzababara. Arahana nigeze gukora abantu barantesa ngakora projet zigatera ibibazo. Abazungu baraza bakamukunda bikagira ute bitera ibibazo. Barampangira nyine uburyo bari bunyirukana. Barabipanga. Noneho nza no kubimenya, ndabimenya, ndanabasanga. Ariko bene data nireka mbabwire, ni njyewe teritwari Imana yampaye irenze hano. Umunsi navuye hano muzansanga haba kontorora, rero mutuze. Barikanze, ariko kwizera kwanjye kwanyerekaga ubwami bw'ijuru n'ibirimo byose. Haleluya. Umunsi wabonye ubwami bw'ijuru. Haleluya. Umuntu witwa Yesaya yigeze guhanura igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, ari umuhanuzi w'igitangaza. Ageze mu cya gatandatu ngo arahishurirwa noneho. Umwami witwa Uziya yamaze gutanga, kubera ko uwo mwami yari onkerewe, yari umwana w'ibwami. Nyina agihanura avuga ngo ewana ndashyigikiwe. Uziya arangije arapfa. Icyo gihe bisaba ko Imana imanuka ikamwihishurira, kubera ko icyari kigiye gukurikiraho nawe yaragiye kuba nk'abandi. Uzahanura ibibi uzakubitwa, uzafungwa. Haleluya. Imana ibanza kumwereka ngo dore mu ijuru hari ubuhambare, hari ibizima, hari ubwiza budasanzwe. Nurebayo umuntu nakubwira ngo nzakwica nzakugirira nabi, uzireba wicaye mu ijuru. None igishoro wowe ushyira mu kubana n'Imana ni iki? Ni iki? Yesu ko yakitubwiye igishoro, yaravuze ngo basi nimunanirwa kumva ibyo mvuga murebe ibyo nkora. Murimo murabyumva, ariko yahereye mu byo avuga.
biravuga ngo igishoro cyanjye nawe cya mbere ni ijambo ry'Imana, nicyo gishoro dushoramo, kubera ko ijambo ry'Imana ririmo byose, ibyo tureba n'ibyo tutareba. Haleluya. Amasaha rero uhereza ijambo ry'Imana, uba mu ijambo ry'Imana, angana n'uwo uzaburiwe. Icya kabiri ni ibitangaza cyangwa imirimo akora. Iri mirimo akora nayo twavuze ngo nuyirebera mu ruto birarenze. Imirimo akora iraremereye kugeza ku kigero tudashobora no kuyirebesha amaso yacu, kubera ko mu ijuru hari ibirenze ibyo tubona. Uhanze amaso rero iki? Icyo uhanze amaso, cyangwa igishoro washoyemo, witegura ingaruka zacyo. Nubibira mu mubiri, Pawulo yaravuze ngo uzasarura iki? Ngo uzasarura iki? Kubora. Ariko ngo nubibira mu mwuka bizagenda gute? Uzasarura iki? Uzasarura iki? Ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Iyo rero wamaze kubibira mu bugingo buhoraho, hari ibintu butakirebaho. Nta musore uzaza ngo urabizi mukobwa we, no, mfite madamu wanjye yari kasha ariko ni umugore mwiza cyane. Madamu wanjye yirukanswe udusore tukaza kuko yari umukobwa wo mu rusengero, ku kazi no mu rugo. Abasore bakajya gusambanya izindi nkumi, bakazisambanya barangiza bati umugore nuriya. Bakaza bakamuhigisha koko bamwirukanseho shaho. Inkumi zazindi zita za misi zizenguruka gutya, bakagenda ibisore bikazijyana mu mahoteli nahe, byarangiza bagacyura za firitini bya bindi na za telefone, bikaba bihwanye n'agakiza kabo, birarangiye. Byamara kubahaga bati reka shwida, uwakubaka urugo turamuzi. Nawe arabakina shaho, umukobwa wabanye na Yesu. Kaza hariya reka sha, urabona wowe gaparika benzi hariya, yarangiza kare sha, nge mpenze kuruta ibyo mufite byose. Niki wazana nge cyangura? Ngewe mfite agaciro. Murabyumva? Abasore bose barabibinya bati Dokasi ntabwo akinishwa, nta mikino agira, yanagushwanya gusa. Iryo iba ari ryo harama rimugiyeho kompulitiri, bose barabimenya. Umunsi rero naje mwene muzeyi, umwana wa Yesu, yahise abimenya ngo yari mu Imana. Babanza kumwe batari ko uriya musore ubona bavuga ibintu byinshi. Ikwabo nyine kubera ko ni ikiryango gifite abantu n'abantu bakweneye ate umugoye ni nako kare hatuwo mu icyo gihe nta nicyo nari mfite, ni mundebe uyu munsi mpagaze gutya. Yesu yakoze umurimo. Baramubwira ibyo byose, aragira ati yareba yakora akumva hano hari Yesu harakomeye, hano nzahafatira kabisa. Murabyumva? Imana ishimwe kugeza uyu munsi kabisa. Iyo mpagaze wabo ntabwo wavuga ngo uyu ni wa mugoye. Reka shwe, Reverend Doctor, reka shwe da, kozi w'Imana, reka shwe da. Ibyo byararangiye kubera ko ngewe mureba, ntabwo nagiye ndeba Dokasi, nari nkeneye isezerano ry'Imana, kandi nari ndizi kubera kutanga amasezerano yarandimo nabanye nawe ndamusobanukira. Ntabwo nakubaka urugo rubi rero ubika umutwe wawe. Ngaho rero itekerezeho, ese koko nubwo uza gusenga Yesu uramuzi? Iyo uje ugataha uko wari umeze, ibyaha wakoraga imyaka 10,
imyaka 20, ibihe byahise biracyari bimwe, nta kantu na kamwe kari kaguhinduka. Nyamara Yesu akorera ahantu hatunganye hakubuye. Ugomba no kumenya ko amasezerano ye atajya mu mwanda. Niwumva koko ufite icyo cyuho, uhaguruke dusengane. Kandi ubwo ngenda ndahita niruka kubera ko ntabwo nkiramo za tekinike n'ibindi. Ijambo ry'Imana rirahagije. Icyo waje ushaka imbere y'Imana urakizi. Ushobora kuba umaze iminsi usenga utari wahura na Yesu na rimwe. Uza ukabwira umuntu wowe utazi, akakora atari kuyu muntu ntaho nziranye nawe, aranshakaho iki? Mwami Yesu, turagushimye cyane. Haleluya. Ijambo ryawe rifite imbaraga, rifite ubutware bwo guhindura. Turabizi neza ko ushobora gufata ubuzima bw'umuntu wari mu mwijima wa burundu ukamuha umucyo. Mu izina rya Yesu Kristo, abana bawe nyuma yo kumvira ijambo basanze bakeneye kukugira rwose. Birashoboka ko bakwitiranije, ariko mu izina rya Yesu reka imirimo yawe igaragare muri bo. Guhera uyu munsi babona ubuzima bushya muri Yesu. Bagira amaso areba nk'uko witegereje. Bagira ubuzima buhindutse mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko wifuje ko intumwa zawe zigenda. Reka ubuzima bwawe bube muri iri torero, bube muri iri torero mu izina rya Yesu. Reka ibitangazo ukora nk'uko ubikora n'uko byitwa aba ariko byitwa aha hantu mu izina rya Yesu Kristo. Bityo barusheho kugukunda no kureba mu ijuru, bareba ubwiza ufite hariya, babona imirimo yawe, babona ubumana bwawe. Mwami, basobanukirwe ko ari nta na kimwe mu isi wabima usibye ikitari mu mugambi wawe. Tubasabiye umugisha cyane cyane Mwami aba bateye iyi ntambwe. Guhera uyu munsi bakubone, kandi bakubone bundi bushya. Kandi iri teraniro Mwami ndasenze kugira ngo iri jambo Mwami urisobanure mu buryo bwawe bw'Imana, ukomeze urikuze. Buri wese ava hano Mwami Yesu, reka gendane n'irindi hishurirwa rishya mu ijambo ryawe. Turagushimye cyane kandi tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Reka nsoze mbwira mugenzi wanjye nti rwose wakoze. Nge nubwo niba ushaka kumfasha uramfasha kano gusa, iyo ni intwaro yanjye ndayigendana. Pastor Steven, rwose kuba ntaraje kare suko ntashakaga kuza, kuko urabizi nge nubwo umuntu yaba ari umwe akumva icyo Yesu ashaka, kuri njyewe igihugu kiba cyungutse n'isi bayungutse. Mu ijuru ngo bakoma mu mashyaka b'ibirori umuntu umwe asobanukiwe Yesu. Rero n'ikindi gihe rwose nzaza humura. Imana ibahe umugisha.